You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Akose komera nta kazi ufite kugira ngo weze gahunda yo gusabira. Uransuzuza uza amasaha mpagaze hano ngutegereje ubuvuye. Hakora no reka ngo ubukene bwagutonze ubugeze no mu bwo ubuje wambaye ute. Wabibona ute ko usigaye warabaye nyipozompo usigaye wagira ese undi ko umuntu utekereza wiganyira umuntu w'umusore ibitekerezo ukoresha kwiganyira wabikoresha ushaka akazi. Nkubuce wantindije hano uri gukora iki? Nta kazi ufite, nta mwana ufite, nta ntindije hano uri gukora iki? Nani ndabyumva ntabwo wakamwe amagambo n'abantu. Andi mahitamo bamparitse reka nkubwize usigaye nankoroga mu bwonko. Nanjye ntabwo wabinyoroheye. Ibintu byose niyo mpamvu n'ibiki bitakoroheye ubu. Kandi murabizi ko ubuzima bwanjye buri hasi. None se uratekereza ko ubuzima bwawe buzikura hasi bukizamura se ntacyo wabukozeho? Kandi ndagerageza. Rero uburyo ugeragezamo ntabwo buhagije, ongera imbaraga mu kugerageza kandi wigerageza tuma biba ibintu byose birashoboka. Ntabwo mba ntageze. Naho imbaraga zawe zigarukira. None uyu mwana navuka uzamubwira ngo ntako utakoze. Ese ko mukundera inda ko ntako utakoze? Wayinteye mu nzozi se? Umva rero pasi. Ubu nta ndi mahitamo mfite, njye n'iwacu bamaze kumenya ko ntwite. Ikibazo cyawe mu mutwe, ibintu byose bifira mu mutwe wawe. Mu mutwe wawe urumva ko nta kintu ushoboye, nta kintu cyo gukora ufite. Mu mutwe wawe wafunga ubwo bwonko akagora wiganyira. Ubundi amaganya n'ijya yari yateje imbere umuntu. Ngiye mbona bizanarangira wishize mu mugozi ubundi. Twese mama ubona yamenye no bizagenda. Mama arabizi. Niyo mpamvu naguhamagaye no munsi. Mama arabizi kandi kindi naco arashaka kumenya umusore wa nkeye. So, sinziye ngene nzatwara umuntu yambaye n'impindurize gucyo nzagutwara imbere ya mama gute? Ntago nazi. Kandi mahitamo ufite inshuti yanjye. Ntago naza mu Rwanda muzi. Agira amahane menshi. Niba umuzi kuki yatende umukobwa we? Numva gutatwita. Wumva ndi ingumba se? Oya wumva ndi ingumba. Wagiye kumpimisha usanga simbyara se? Umva pasi. Wikomeza ibintu biroroshe nakubwiye mu kibazo ufite wowe. Nta nubwo ari cyo ubukene ukenya mu mutwe wawe. Ani bashaka undi muntu wagereka iyo. Basi ufite ubushobozi. Bravo. Ngewe Aniki. Nshaka umuntu ngereka ako ubundi ibyo bintu kubivuga ufite mu mutwe wuzo. Ko njya kakanya nta kintu ufite nagufasha. Nta kintu ufite namarira umwana wanjye. Hasi kuki utumva ubundi wowe. Ibibazo byose biri mu mutwe wawe. Mu mutwe wawe. Uwo mutwe wawe numara gutekereza ko ushoboye. Ikindi naco wajyaga witekereza uri wenyine. Tangiye utekereze ko ufite umugore n'umwana ngo bizana gutera courage yo kugira ngo haye iki cyumweru mama namubwiye ko muri weekend nzamuzana umusore wa ntinga. Kubera ko ni utanaza none reka mubwire sibyo? Nutanaza baranswarana n'utwanje twose. Ndaza ko muri genzo no kwisha bisigara ikibazo. Ngwino urumva ngwino uzahure na mama umubwire ko inyemera umubwire ko nta kibazo umuntu namusezanye ko tuzakora. Ubundi kibazo kiyo coroshe mbe ndi kuba mu rugo nawe uri gushakisha akazi ubundi ibibazo bizabirangiye. Turakora ubukwe gute? Basi wingora ubwo nakubwiye ngo ngwino umuseze ko tuzakora ubukwe ibyo birabaye bisigaye nzabyikemura. Siko wagira ngo wabaye mu mutwe neza wabaye paki. Genda ubitekereze. Dani pasi.
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Mfite umuntu umwe no kugira ngo mbwire ibyo umpamagare ubundi ndagiye. Sipati nta no kuza ngo nsuhuze no kuza mufite umuntu umwe. Umva se Umuntu umwe urokoresha neza cyane. ndawukoresha reka mubwire icyo mpamagariye. Mushiki waratwite. None ndumva udashaka kunyumva. Uzi? Ne aratwite. Sone ntabwo ndi gushyira nawe. Anike aratwite ntabwo ndi kubikubwira se. Kandi nabwo mbwiye ngo sinzabikubwira ariko ntabwo nabura kubikubwira. Nongere mbigusubiriyemo bwa mbere mu bwanyuma. Ujye ukinisha Nike cyangwa ukine na mama njye muzakina nanjye. Ariko ko Urambwiye ngo Anika agize aratwite ese urumva ngende kukubeshya. atwite ndayande. Yawe. Jese nerida. Atwite inda y'abasore. Ese ngende. Kumva udashaka kunyumva se. Anika aratwite. Yego. Ariko nubwo mbikubwiye nyine yarambwiye ngo umugirire ibanga sinzabikubwira kandi ntabwo nabiguhisha. Kubyara abakobwa mu kugendesha. Cya kigoryi ngo kiratwite. Azwa bimeze. Ni hadapfa Nika arapfa ngewe. Gusa niba mbikubwiye. Nyamumanze mubaze. Ubundi hano abakobwa mwaburiye ubwenge sinzi rimwe na rimwe niba munatekereza bashumye ku bwonko bwanyu iyo mutekereje muratonekara mubana na mama hanga. Nimwe bakobwa mwakabaye munamufasha imirimo umunsi ku wundi. Sikumva ugiye kunonganya timbwira neza kuko ngi nta kibazo ufite. Nimba nkubwiye ikibazo cyane se. Uvuga ngo ibibazo runo rugo rufite. Waragiye uravuga ati mukuru wanjye genda nta kibazo ugenda utandaraza unavuga esho ngo ngera mujyanyayo. Reka nkubwire. Ubu rugo abakobwa nta ndazi b'amahanga. Ariko igitekerezo ibibazo biri mu rugo. Izi nge siyo mpamvu nahoraga muhamagara ngo ino tuganire ukanga kuza. Yarabimbwiye numva nta kandi sinabibwira mama. Ndavuga reka mbanze mbikubwire nka brother wacu mukuru sibyo tubanze tunabiganire ngo ngi nawe tubifatire n'igisubizo wenda mama azabimenye ariko ngi nawe tubizeranye. None ndabona ndushije uburakari rega naye ntabwo byanshimishije ni mukuru wanjye. Abantu bazagenda bavuga ngo ikize nanjye rega narababaye. Ashaka kubanza kumenya noneho iyo nyine y'imbwa yateye mushiki yacu ngani nako so turamwituma. Uwo mugore tubana muri ino nzu n'inda muteye inda none. Ndamuzi. Inde. Niwe ndimo ndavugana nawe. Uramuzi kakabwa kitwa Pasi ntakuzi se we kabara ruguru. Kubona ushaka kunkwesha ni wowe muteye inda. Pasi irama yiwo. Iriya nyine. Cyangwa uzinge ngo byaranshimishije. Pasi. Gira mushiki wanjye w'igicucu n'unuka kubyarana n'imi n'amayibobo nkiriye. Kizo rero nanjye nyawe. Meze nkaho muri umuntu wamugiriye inama. Kwembwe nzafunga umunwa. Nzafunga umunwa. Cyakoze muzi gufunga umunwa mugafungura amagu. Karibu wayafunguye ninjye. Ni utahe. Kare kanje mbyemba nyafunze. Sana bazi wose nje. Jewe Kanubwire. N'ubundi narinje kumva ubwo bugo ryaruje kumbwira. N'ubundi ntabwo ntungo buretse nagucisha menshi ukambona ngiye ntabwo ngana nkawe. Ibyo bintu byanyu byo kuzajya uvuga ngo ko bitekerejwe tuma magaranga. Ese wowe na mama n'uwo mugore wundi wa muri ino nzu. Ako mama aranarengana kuko ntabwo mama yashyigikira amafuti nkayo ngayo. Rega mama ntabyazi. Ceceka sasi nkajya mvuga nawe ngo mvugire. Harya nyana y'imbwa yo ngo yamuteye nago yitwa nde? Ni Pasi. Imbere rero mva mu nzira nigende. Akunuka jujju. Reka ngende gamana yanjye. Kicanga gusa. Nise ngenda nazira wasonde ni umuntu wanjye uzangora. Winufunga hanga hasi.
ndabizi gusiza n'umwana mu rugo ariko birankomeranye Fifi ibibazo nsigaye mfite none byabaye byinshi byarenze ubwenge bwanjye urabizi ko navuye hariya haranabaga mu gipangu cyane nyirinzu yangeje amafaranga nzaba nta bushobozi mfite katunze no kwimuka ariko byakoresha biranga cyane nshaka akazi ndakabura nakora n'ikiyede nkagikora nk'iminsi 2-3 kigahagarara kandi abizi uramubona nateye inda buri munsi arampamagara Sipozi ko numva ibibazo byakurenze nkumva neza wabaye papa bibazo amaherezo y'ibintu nayaye sha Fifi no gusenga kuko nanjye byarandenze nta kintu mbona nyine muri nge nakora nta n'ikizere cy'ubuzima mbona nta namba mbona nahera byibuze mvuge ngo hari n'igishoro gito byibuze mfite nahera basi mvuge ko nakoze byanze ntabwo nagerageze gushaka igishoro ndakibura none se uwo mukobwa wateye inda we yumwicaye mukaganira nyine ku rugendo rwanyu rw'ubuzima uba wumva ari iyo nama ngo nta yindi nama mvuga ngo tuzakora ubukwe kandi nareba ubukwe nta bushobozi mfite kwishura inzu ni ikibazo rimwe na rimwe arayishurira kurya no kuyaranja ashobora kurya rimwe ku munsi ibyo byose ndabitekereza mbuze icyo nakora basira bendenza ariko nanone ngiye inama numva nakugira ihagarareho umuntu w'umugabo ibibazo nyine byiguherana ngo wumve ko nyine witakarije icyizere basi ubuzima burakomeza nyuma y'ibintu byose nyine byakubayeho ubuzima burakomeza bimaze kundenga ntakindi kintu mbona ubuntu mfite nakora byandenze basi uzi n'ikindi sheri wawe genda umwemerere ko mugomba gukora ubukwe ihagarareho nk'umuntu w'umugabo none se iteka buri gihe ibibazo bizakomeza bikuyobora iwabo umukobwa si abakire si bafite amafaranga umukobwa bikubwiye ko nese warakuyobewe akwishyura inzu uko ayobewe ubuzima bwawe uzi ukuntu mama w'akazi nta n'ukuntu anamutunguka n'imbere nta n'ukuntu anabitekereza ugomba kwihagararaho nk'umuntu w'umugabo ukajya iwabo ukemera ko ugomba kubikora ahubwo hamagara umukobwa umuganirize umwemerere ko ubukwe bugomba kuba telefone nari mfite narayitanze ndaguha amayinite uzi nomero zo mu mutwe mba nabuze n'ikintu nagukorera ubu nta kintu mfite nakora usibye nyagasani gusa hasiba umugabo ba wowe uba umugabo wijya kuvuga ngo wapi ndamubone mu password umuhamagara muvugane byose ubimwemerere umubwire ko ukwe nta kibazo nawe wihagarare hereka kubera icyo wumva nyine mwana mama amagare numva nta kibazo akintu ako baseriye pe birangagiza ibintu by'ibibazo nyine byo kugutesha umutwe ngo wumve ko ntabwo nimero iri gucamo kanongera gahari nawe ntabwo yorohewe ntayiriho Fifi reka ngende
uragenda ufashe uwo mwanzuro ndi kubitekereza basi jya kureba umugore wawe buriya baye umugore wawe rega kuko mugiye kubyarana muganire akunyejeje ko ugiye kumureba ntabyo kubanza guca mu rugo wegenda ubanza ujye kumureba unamenye ikibazo nyine telefone yitanariwe tuzasubira Imana ikurinde basi bye